Bibiliya yera itangira igice cya 38 Yuda abyara Peresi kuri Tamaru mukazana we. Muri iyo minsi Yuda ava muri bene se aramanuka acumbika ku munyaduramu witwaga Hila. Yuda abona y'umukobwa wa Shuwa umunyakanani aramujyana aramurongora. Asama inda abyara umuhungu amwita Eri. Yongera gusama indi nda ayibyaramo umuhungu amwita Onani. Yongera kubyara undi muhungu amwita Shera. Yuda ubwo yamubyaraga yari Kezibu. Yuda asabira imfura ye Eri umukobwa witwa Tamari. Eri imfura ya Yuda yari umunyabyaha mu maso y'Uwiteka aramwica. Yuda abwira Onani ati hungura muka mwene so nk'uko bikwiriye umugabo wabo ucikure mwene so. Onani amenya yuko umwana atazaba we, nuko aryamanye na muka mwene se ashyira intanga hasi kugira ngo adacikura mwene se. Icyo yakoze icyo cyari kibi mu maso y'Uwiteka, nawe aramwica. Maze Yuda abwira Tamaru mukazana we ati guma mu nzu ya so uri umupfakazi ugeze aho umwana wanjye Shera azakurira, kuko yibwiraga ati nawe ye gupfa nka bene se. Tamaru aragenda aguma mu nzu ya se. Hashize iminsi umukobwa wa Shuwa muka Yuda arapfa. Yuda amaze kumwerera arazamuka Gitimuna aho abagaragu be bakemuriraga intama ze, we n'inshuti ye Hira umunyaduramu. Babwira Tamari bati soba uko arazamutse agiye Itimura gukemuza intama ze. Yiyambura imyenda y'ubupfakazi yitwikira umwenda mu mutwe arisesura, yicara mu marembo ya Enayimu yo ku nzira ijya Itimuna, kuko yabonye Shera amaze gukura ntibamumuhe ngo amuhungure. Yuda amubonye agira ngo ni maraya, kuko yari yitwikiriye mu maso. Atambikiraho ari iruhande rw'inzira aramubwira ati ndakwinginze turyamane, kuko yari atazi ko ari umukazana we. Aramubaza ati nituryamana urampa gisasuro ki? Aramusubiza ati ndakoherereza umwana w'ihene wo mu mukumbi. Aramubaza ati urampa ingwate kugeza aho uzamwoherereza? Nawe aramubaza ati ndaguha ngwate ki? Aramusubiza ati impeta yawe iriho ikimenyetso n'umugozi wayo n'inkoni witwaje. Arabimuha. Bararyamana amutwika inda. Arahaguruka aragenda yiyambura umwenda wo mu mutwe, yambara imyenda ye y'ubupfakazi. Yuda yohereza wa mwana w'ihene awuhaye wa munyaduramu inshuti ye ngo uwo mugore amusubize za ngwate. Aramubura. Abaza abagabo bo mu mudugudu yarimo ati maraya uwo ari he? Wari Enayimu iruhande rw'inzira? Baramusubiza bati nta maraya waraha. Asubira aho Yuda ari aramubwira ati ntawe nabonye, kandi abaho bambwiye ngo nta maraya wari uhari. Yuda aramusubiza ati nabyijyanire twe gukorwa n'isoni, dore nohereje uyu mwana w'ihene. Maze aramubura. Hashize amezi nk'atatu babwira Yuda bati Tamaru umukazana wawe yarasambanye kandi afite inda y'ubusambanyi. Yuda arababwira ati mumusohore bamutwike. Bakimusohora atuma kuri sebukwe ati nyiri ibi bintu niwe wantwitse inda, kandi ati ndakwinginze menya nyiri ibi. Impeta iriho ikimenyetso n'imigozi yayo n'inkoni. Yuda yemera ko ari ibyo ati andushije gukiranuka, kuko ntamuhaye Shera umwana wanjye. Ntiyongera kuryamana nawe ukundi. Nuko mwiramukwa rye impanga zari mu nda ye. Akiramukwa umwe hahinguka igikonjo cye, umubyaza aragifata hambiraho urudodo rutukura ati uyu niwe mfura. Ashubijeyo igikonjo cye uwari inyuma aravuka. Umubyaza aravuga ati dore uko asatuye uku, gusatura kwawe kukubeho. Nicyo cyatumye bamwita Peresi. Hanyuma mwene se aravuka wari ufite urudodo ruhambiriye ku gikonjo, bamwita Zera.